ijambo ryo kuba maso dutegereje. Amena. Amena. Kuba maso dutegereje. Reka twifashishe ibyanditswe. Rero nibyo tubwiriza nyine ibyanditswe. Ni ijambo mumenyereye cyane hariya mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo, amagambo ya Yesu yivugiye ubwe, igice cya 25, ndahera kuri uwo murongo wa mbere ndangiza n'umurongo w'13. Reka nisomere. Aravuga ngo icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzagereranywa n'abakobwa 10 bajanye amatabaza yabo bajya gusanganira umukwe. Ariko muri abo 10, 5 bari abapfu, abandi 5 bari abanyabwenge. Abapfu bajanye amatabaza yabo ntibajana n'amavuta, ariko abanyabwenge bajanye amavuta mu mpezo zabo hamwe n'amatabaza yabo. Umukwe atinze bose barahunikira barasinzira. Ariko nijoro mu gicuku abaho urusaku ngo umukwe araje, nimusohoke mumusanganire. Maze b'abakobwa bose barahaguruka baboneza amatabaza yabo. Abapfu babwira abanyabwenge bati, nimuduhe ku mavuta yanyu kuko amatabaza yacu azima. Ariko abanyabwenge barabahakanira bati, oya, ntiyadukwira twese, ahubwo nimuje mu bahanjuzi muyigurire. Bagiye kugura, umukwe araza, abari biteguye binjira nawe mu bukwe, urugi rurakingwa. Hanyuma abakobwa bandi nabo baraza barahamagara bati, nyakubahwa we, dukingurire. Nawe arabasubiza ati, ndababwira ukuri yuko ntabazi. Murongo wa 13 akavuga ngo nuko mube maso nuko mutazi umunsi cyangwa igihe. Amen. Amena. Amena. Aya magambo dusomye aha niyo tuganira. Ubwo tugenda tumugana mu bindi bice, ariko byose biraganisha hamwe n'aya magambo tuvuye gusoma. Ijambo isura ya 25 abantu barayibwirije kenshi cyane. Uhereye mu itangira ryo kwakira ubutumwa iwacu, iri jambo baragigishije, ndetse n'abantu biga kwigisha ugasanga niryo bakundaga gusoma. Aya magambo ni umugani Yesu yaciye, ariko umugani ugana kariho. Yego. Bwana apewe sifa. Amena. Iyo abantu bagiraga umwete cyane, bari kwita kuri ziri kwa zine amagambo Yesu yavuze. Bari kwita ku magambo Yesu yavuze ari muri ziri kwa zine. Akaba ariyo bakwisonga cyane. Bibiliya iriho amagambo menshi y'amateka ibyabaye, avuga n'ayandi bizaba, ariko abantu bari kwibanda kuri ziri kwa zine. Hari amagambo Yesu yavuze abwira abayuda, arababwira ngo ntimutekereze kuko ari je uzabaciraho iteka urubanza, ahubwo ngo amagambo navuze ntiyazabacira urubanza. Yego, ni ukuri. Amena. 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 Yesu yazaga yigisha, akazana amagambo y'imfashanyigisho kugira ngo abantu bumve. Iyo yavugaga ati ndi igiti cy'umuzabibu, iyo yavugaga ngo umuzabibu nako imbuto y'umuzabibu, iyo yavugaga ngo abantu akabagereranya n'ibiti,
ya byose kwari kugira ngo abantu basobanukirwe bumve. Yego. Muri iki gice cya 25 amagambo Yesu yavuze ahangaha hari ayo yari yabanje kuvuga muri iki gice cya 24 asubiza ibibazo by'abigishwa biwe bamubaza ibyerekana kurimbuka kwa Yerusalemu yarababwiye, ibyerekana kugaruka kwiwe aza kujyana itorero uko yazaga ababwira kuko azabajyana, ibyerekana kuko imperuka y'isi izaba n'urubanza rw'iteka. Arangije harababwira ngo icyo gihe bivuga ngo igihe kizaza, ntiyavuze ngo mu gihe yari ariho, aravuga ngo ubwami bw'Imana muri icyo gihe, mu gihe kizaza, aravuga ngo ubwami bw'Imana muri icyo gihe, ubwami bwo mu ijuru ngo buragereranywa n'abakobwa 10. Atanga umugani ku bakobwa, aravuga ngo ubwami bwo mu ijuru ngo buzagereranywa n'abakobwa 10. Aba bakobwa 10 abavugaho ko bafite kategori, ko bafite ingeri zibiri. Aravuga ngo abatanu n'abapfu, abandi 5 ngo ni abanyabwenge. Amen. Amena. Amena. Aravuga ngo 5 ni abanyabwenge, abandi 5 ni abapfu. Yego. Yego. Muri iki gice tukahasanga n'amagambo avuga ngo ariko bose bari bafite amatabaza. Amen. Bari bafite amatabaza bose, ngo bari bafite amatabaza. Yego. Barapewe sifa. Amen. Bose bari bafite imitima bose. Ariko ngo 5 muri bo nibo twamaze kuririmba ngo nibo bari bafite amatabaza, ngo bakagira n'imperezo zirimo amavuta. Yego. Bakagira n'amavuta ngo menshi. Ariko abandi ngo bakigira amatara gusa, ariko ayo matara yabo ngo ntabe mu imperezo z'amavuta. Imperezo z'amavuta. Agasa kandi akatwereka ngo bose ngo bari bategereje kuko umukwe aza. Ariko ngo bigeraho bose muri isura kandi muri amagambo dusomye hakabamo ngo n'umukwe, harimo abakobwa 5 bafite amatabaza ya 10, bafite amatabaza bose. Yego. Ariko abakobwa bafite 5 bafite amavuta, abandi badafite amavuta. Yego. Agasa kandi hakabamo umukwe ariwe Kristo. Amena. Ngo bamutegereje. Akuri. Bose bari bategereje. Noneho ngo bigeraho ngo igicuku kiniha, ijoro ngo rimare kuba rirerire cyane ngo bose barahunikira. Yego. Yego. Ariko ngo hano mu gicuku numva agasaku. Bakavuga ngo umukwe w'uwaraje rimusohoke muje kumusanganira. Yego. Uwo niwo muco w'abantu muri Aziya. Iyo bacuzaga umukwe baragendaga umukwe agategura ibirori bye, inzu y'ibirori, akaba ari ujya kwizanira umugeni wiwe, kandi ngo akaza mu gihe abantu bandi bataramye bategereje kuko umukwe aza yibwe. Nabo ngo bageze aho ngaho mu bitutsi byaba barahurikira. Muri kwa gusinzira ngo biteye hejuru habaye urusaku ngo umukwe araje nimusohoke musangane. Yego.
abantu baraboneza amatabaza yabo ariko abapfuye bagire ngo barasa ayabo ntiyaka kuko amavuta bafite batanga impamvu babwira bati yeme iyo mudukundiye nimuduhezeho natwe abandi bati nibwoka adufite niyo dufite byadukwiye kuko imana yageneye umutima w'umuntu umugenera umwuka wiwe umurimo yego ikawa wundi w'imana ari zisaguye abantu ariko umwuka w'umuntu imana yamuhaye ni ku rugero kipimo cya imani yako wewe binafsi yego yego amina amena amena umugabo ntazafasha umugore wiwe umugore ntazafasha umugabo wiwe oya uko itabaza ryawe ryakiriye uko imperezo yawe yakiriye amavuta uko yazigamye neza muri wowe uko umutima wawe ushobora kuba muri peteroli niko kurinda kuza bakumeza yego yego amen amena aba bakobwa ko ari inshuti ntibitwereka ngo abantu bo hanze abantu bo hanze ariko dusanga ari abantu bari b'abanyedini bamenye bumvise ni abantu bumvise ubutumwa barabwakira bamaze kubwumva bose ariko kwakira umwuka wera no gucunga amavuta no mu gihe bategereje si kimwe ntibifashe kumwe harimo abapfu ntibazamenya kwitegereza kandi ntibamenya kwiteganyiriza ntibatekereza ejo hazaza haba amahisha yabo ya kiroho murabizi kuko muri Matayo ku gice cya 5 umurongo wa 14 nimusoma hariho amagambo Yesu yavuze yaravuze ngo twebwe turi umucyo w'isi abakristo mu mucyo w'isi amatabaza yacu akwiye kuba yaka turi umucyo w'isi kandi uwo mucyo ngo umurikire ahatuze umwijima akenshi ijoro amena ijambo ry'Imana niwo mucyo twahawe utubamo muri ibi ngingo zo gushimisha 195 izitubwira ngo Yesu yatwise amatabaza ye ngo yo kumurika ahatuze umwijima kandi ngo tumurikire abiwacu tubamurikishiriza ingeso zacu nziza Imana ntiyaduhaye imitima ngo iyo imitima itari mu mwuka wera yaduhaye umwuka wera tumaze kwizera tumaze kwakira ijambo ry'Imana twahindutse kuba amatabaza tumaze kuba amatabaza yaduhaye umwuka wera wo gukomeza kugira ngo tube abafite abahora bakabamurika amena amen amen amena amen ariko rero mu nzu y'Imana hakabamo abakobwa 5 b'abapfu kuri bo tuhaza kuvuga abakobwa 5 b'abapfu yego ubupfu bwabo bugaragara kuki bugaragara mu buryo batashoboye kwikontorora ngo bamenye uko bameze bashakisha amavuta y'amatabaza yego yego amatabaza yabo yarugiye arahegera kuko agaherukamo amavuta kiyagira ngo babone uko basanganira umutwe yego yego ni ukuri Bwana apewe sifa asifiwe Yesu hari amagambo Mose yabwiye ubwoko bwiwe kuko yazaga abwirwa n'Imana nawe akabwira abantu biwe hariya mu gitabo cy'indirimbo ya Salomo muri cya gice cya 32 mu ndirimbo mu gitabo cyo guteka kwa kabiri mu guteka kwa kabiri kiriya gice cya 32 muri ya ndirimbo yiwe
yaririmbiraga ubwoko bwiwe aravuga ngo iyo bajya kuba abanyabwenge iyo bajya kuba abantu b'abanyabwenge bari kwita ku iherezo ryawe. yego ni ukuri. iyo bajya kuba abanyabwenge bari kwita ku iherezo ryawe. baba bapfu. yego. baba bapfu. ariko biriya y'igiswahili itaburiwa ku bafu waripfumbazika aba bapfu barapfumbazitse. yego. hariho abantu batuye mu nzu y'Imana bakiriye ubutumwa bambaye kwakira ubutumwa bwiza nanone bahinduka ntibemera ngo binjire neza mu gakiza. baba mu idini risa baza bagenda mu itorero bakija kimwe n'abandi bakumva ijambo kimwe n'abandi ariko ibyabasohoyeho ni ibi niyo amagambo Yesu yavuze avuga hejuru ngo iyo umudayimoni ngo iyo yasohotse mu mutima w'umuntu w'umuntu yemeye Imana ngo azagenda yashyikiriye akavuga ati reka ngaruke kuri ya nzu yanjye ndebe uko imeze. niyo agarutse agasanga ya nzu nta kintu cyabayemo gipambiyemo cy'iby'agakiza ngo agasanga inzu n'ivide gusa n'irangara bazana abandi badayimoni barindwi barusha kuba babi nawe umunani ngo bakicara akaba mu nzu y'Imana ariko yarapfuye ntacyo afite. kandi habamo umudayimoni umwe iyo twitegereje mu ipica y'agatabo kitwa moyo wa mutuku ipica ya karindwi tuza dusangamo umutima w'umuntu tuze mu mwijima ukabona inzoka iri ku gati yagitungana munsi ya nyenyeri ariyo zamiri mutimanama ikabe iwushiriza neza ikawutwika tubukibona. ibyo bigasohora rya jambo Pawulo yanditse mu rwandiko rw'Abakorinto ba kabiri igice cya 4 n'umurongo wa 4 aho yavuze aho Imana y'igihe y'abantu y'amafu utimanama ntutekereze akanayibwira gusa ngo idini gusa ariko ntaratekereze kuko abahisha bakwiye kubahora yako urimo amavuta y'umwuka wera. iyo twitegereje tukareba mu isezerano rya kera hari ibyo Imana yari yabwiye abayisiraheli cyangwa se abalewi ibabwira amavuta yo guhora bashyira mu gitereko kitabaza kugira ngo kizahore cyaka igihe cyose kibe cyakabanywa ngo cyabe cyaka nijoro burinde amen amena ubwake ngo kugeza mu gitondo ikesha ijoro umurimo w'Imana ntukazime ahubwo uzuhora waka uhere nijoro ugeze mu gitondo. amena muri ibyo bintu no gushimisha 280 no gushimisha ibakuri 437 nizi ngo amavuta Yesu mbone kwaka kandi ngo mbone kwaka murinde gucya. ngeze mu gitondo buke neza nzabona igitondo cy'ubugingo asubuhiye ubuzima ngiye mu bugingo kirifite itabaza ryanjye nticyanyaka. hari indirimbo n'umukumva cyane mukunde kuririmba yindi ya 58 yo mu wokovu iva muri pera teleka ipite cyangwa ugafura ariko igitero kibe ikavuga ngo najua nguvu moja ya kuniponya roho. Kwa siku chache na itula tamu natuka kuomba na kukuja yego. najua nguvu moja inanilinda vema na nguvu ya safi. Amen. Izo mbaraga
izo mbaraga zirinda imitima yacu zikaturinda n'imyambaro yacu kugira ngo ihore itandura zizanwa n'umwuka wera. Yego. Kuko aho umucyo uri ugaragaza ibiri aho ngaho, umuntu akabona agatunganya akeza. Abapfu ntibamenye ibyo ngibyo. Abapfu ntibamenye ibyo ngibyo. Ibitekerezo byabo ngo byaratwikiriwe birimo ubujiji. Harimo ubujiji ubwafu. Tubapambanura ngo barebe bamenye ubwenge. Igitabo cy'imigani kiza kitubwira ngo abaswa bazagira ubupfu bageze ryari. Ngo nimwumve ibyigishwa, nimwumve inyigisho za bwenge icyo ababwira. Ariko abanyabwenge, aba bandi batanu b'abanyabwenge, ngo bari bafite amatabaza n'amavuta ari mu perezo. Yego. Bwana Sifa. Amena. Umuhanuzi Hosea muri cya gice c'14 umurongo w'19 azavuga ngo abanyabwenge ngo witegereza niwe uzabimenya, kandi abanyabwenge abitegeza n'abanyabwenge nibo bazamenya ibyo ngibyo. Inzira z'Uwiteka ziratunganye, abakiranutsi bazazigenderamo, ariko abacumura aribo bapfu ngo bazigwemo. Muri iyi minsi ya nyuma uyu mwuka wo gukumbaza abantu, wo kujijisha abantu, wo gutera ubujiji, nawo urahari cyane. Hariho umutware wo mu butegetsi bwa Satani, umudayimoni utera ubuhumyi, utera ubujiji, ubuza abantu rwose kumurikirwa n'umucyo w'ijambo ry'Imana. Hariho umudayimoni nawe uzanye umwijima kugira ngo atwikirize imitima y'abantu benshi, abatumvira ukuri bakishimira gukiranirwa, kugira ngo bagumye bakiranirwe bageze ku munsi wo kuzokirwaho urubanza. Ariko abanyabwenge bakwitegereza. Amina. Barashishoza bakabita. Yego. Hari abantu muri iki gihe twazaga turi imirimo tukiri abakorari kavuga ngo watu hawaamini kwamba dini lina mwisho. Wanatekereza ni ukugusaba izohora. Idini ngo ni ikintu cyaje kugira ngo n'ikundi muco waje wo gusimbura abantu kugira ngo abantu bagendere bagume bakore ngo n'ikundi muco indi siyasa yigisha abantu imibande gusa hano ku isi. Ariko ntibamenye intego y'ubutumwa bwiza twahawe n'agakiza twahawe muri ubwo butumwa bwiza bizageraho bitujyana mu yindi si itari iyi turimo, ikazakuzita mu bundi bugingo butari butubamo. Amen. Bagahera gusa ngo ngo abantu ni ukubaho bagapfa, nuko bikaba birarangiye, imitima yabo igakomeza muri ubwo buryo, ariko ntibatekereze ejo hazaza habo. Ariko abanyabwenge ibo baritegereza akareba. Imana ishimwe. Hari amagambo Pawulo yatwandikiye neza cyane mu rwandiko yandikiye itorero ry'Efeso igice cya 5:15, aho yabwiye ngo murebe cyane uko mugenda, ntimugende nk'abapfu. Yego, ni ukuri. Ariko mugende nk'abanyabwenge. Imana ishimwe. Mugende nk'abanyabwenge, mutunguze uburyo umwete. Iryo jambo abantu bakunda kubivuga cyane, cyo Kinyarwanda, mutunguze uburyo umwete. Iryo jambo mu Giswahili ngo mutunguze uburyo umwete rivuga ngo ni mukiukomboa wakati. Yego. Abantu kumenya gukombora igihe, bakavuga ngo iki gihe
si cya kindi gitambutse ikindi gihe kibaye. Bibiliya ikirundi izuba ngo mugure uburyo mu bugwiza. Yego. Mugure uburyo mu bugwiza. Mara yake imyanya muyigaruye mu kiruhuko rwo hagati. Yego. Mu kiruhuko rwo hagati. Neza. Dufate umwanya wo kuza dusoma ijambo ry'Imana riduhesha ubwenge. Uriya mugabo wanditse Zaburi 119 yaravuze ngo kumenya kwiga amategeko yawe mwana ngo niko guhunguswa kumenya ubwenge. Imana ishimwe. Amina. Amena. Amena. Mwibuka wa musore Daniyeli wakundaga gusoma amagambo y'ubuhanuzi bw'abahanuzi bamubajije ibitabo byabo kaba Yeremiya ngo bwamuhaye kumenya igihe bagezemo aho bari hariya muri Babeli. Yego. Kandi ngo bimuhesha gusenga ashingiye ku asoma ibyanditswe byera. Muri cya gice cy'icyenda ku murongo wa 24 ukomeza kumanuka usomeye kura rero ugera ku verse ya 20 ukamanuka niho hari amagambo meza Daniyeli yabwiye kuko yari umuntu ukunda kumurikirwa n'ijambo ry'Imana. Itabaza rye by'umutima ryarimo amavuta rikamurika akumva ijambo ry'Imana akarisoma kandi agasenga. Yego ni ukuri. Imana yamubwira ngo kuko ukunda ibyo Daniyeli ushishikazwa no gukora ibyo. Marayika yamubwira ngo natumwe ngoze kukubwira ngo Imana yagukunda. Amena. Imana yambwiye ngo ngende mfungure ubwenge. Ngiye kukungura ubwenge. Amen. Amena. Amena. Bwana pewe sifa. Amena. Watu igitabo cy'imigani bavuze ngo ushaka ubwenge kuruta ibindi byose ngo nibyo utunze ngo bishakishe ubwenge. N'umuhanga. Kumenya iteka nibwo bwenge. Niko tadusoma hariya mu gitabo cya Yobu ibice 28 n'umurongo wa 28 amagambo atubwira ngo Imana ibwira umwana w'umuntu iti yewe dore kubaho Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha nuko niko kujijuka. Amena. Amena. Igitabo cya Yobu. Yego. 28 umurongo wa 28. Ukuri. Inama tubwirwa n'ijambo ry'Imana ni abanyabwenge tuba abakobwa b'abanyabwenge tubone gutunga imitima yacu kandi imitima yacu irimo amavuta imitima yacu amatara yacu tube dufite n'imperezo z'amavuta urwabya rw'amavuta tirukabure ku mukristu. Bwana apewe sifa. Amena. Umukwe naza tuzinjirane nawe mu bukwe. Yego. Hari igihe kigeraho kikarenga. Hari indirimbo muzamurimba yo murimbo za uko ngo kicherewa lango litafungwa. Ndiyo. Birashika gukererwa. N'umurimbi ndimbo yararirimbye ngo inzira ugifite uburyo ngo buhava bwira wugaranwe kandi ngo imyanya imaze kuzura abantu. Unabukikiriwe. Ariko kwinjira mu irembo ry'agakiza amatabaza yacu abatunganye imperezo zacu zirimo amavuta umukwe naza tuzamukingurire tuzinjirane nawe mu bukwe. Icyo ijambo ry'Imana ritubwira nicyo ridutegeka. Ubundi kandi hariya mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Luka muri cya gice c'12 ubutumwa bwiza bwa Luka 12 no ku murongo wa 35 hariho amagambo Yesu yahavuze. Hari amagambo Yesu yavuze aho hantu yavuze ngo uhore mukenyeye
mugore mukenyeye amatabaza yanyu akazima gusa n'abantu bategereje shebuja aho azagarukira aje mu bukwe amena amahirwe mugaragu shebuja azaza agasanga ari Imana. asante Amina. amena Ayo ni amagambo Yesu yavuze wenyine. Wahimba umugaragu shebuja azaza agasanga ari Imana. Ngo ndababwira ukuri kuko azakenyera kandi akabicaza akabahereza akora protokoli akabagaburira ibyo kuri abatekeye byo muri karamu byo mu birori. yego nukuri Atariko hari atari y'umugaragu shebuja naza agasanga tuye kwinjira mu yindi sike abo ni abantu bahawe inshingano ngo naza agasanga hari igisonga ngo yasigaye umurimo ngo ariko agasanga cyahindutse bageze no kubakubita no kubaryagumba ngo shebuja ca mu kabiri nukuri ariko turinde amatabaza yacu. yego yego bazaga turirimba indirimbo abana b'abakorari bakavuga ngo mwasa amatara yanyu ntazime ngo dore umukwaraje naza muzogusanganire hahirwa ababyeyi gushebuja azaza agasanga bari maso babwira ukuri yuko akabahereza azakenyera abicaze narangiza abakore protocol aba ari we ubagaburira. amena amena kuko barize amatabaza yawe. yego imurinde imitima yanyu imurinde imitima yanyu. hari amoshya ariho muri kino gihe cyane hariho n'ibirangaza cyane muri kino gihe. hari amashurwe ni amawuwa amashurwe ariko ararabya ku isi kandi arabimeze isi ari uko imeze neza uburyohe bwayo ko buraba kandi mukaba nanone igihe gisa n'ikigiye ariko abanyabwenge nibo bahabagora. yego nukuri abanyabwenge abakobwa b'abanyabwenge nibo habagora abakristo b'abanyabwenge nibo babona ibyo ngibyo. abakobwa b'abanyabwenge nibo hababona ibyo ngibyo. abakobwa b'abanyabwenge aribo bakristo b'abanyabwenge nibo hababona uko igihe kimeze. nubwo abantu batubiye turi muri iki gicuku cy'ijoro rimaze kuniha ibitotsi biremereye ibitotsi biremereye amaso y'imitima. abantu baracubiye muri tekinoloji abantu baracubiye mu iterambere ry'iyi si abantu baracubiye mu butunzi bw'iyi si tibaha bareba ngo kuko umukwe ari hafi kugaruka. amen amena hari nta kindi gihe abantu bashatse ubutunzi ko muri iki gihe cy'ubungubu. nta kindi gihe abantu bagize irari ry'ubutunzi ko muri kino gihe. umuntu arimo kwiyahura akigurisha akaba yotanga ubuzima bwe kugira ngo agere ku butunzi bw'isi kandi akaba yohatarisha amaisha yiwe ariko ngo abone atunga iby'isi. nukuri abantu bakaruka ariko ntibashyire yororo ntibashyire itaryana. tugeze mu minsi yayindi Yesu yavuze ngo murinde imitima yanyu ntikaremerwe n'ivutu n'amaganya y'imifuzi no gusinda utazaza ukabatungura kuko uzatungura abantu. mu magambo twasa Yesu aravuga ngo aya magambo nkababwira ngo muramenye ngo mube maso kuko mutazi umunsi mutazi n'igihe umwami azazira shobuja azagarukiraho. yego
ntiyatubwiye ngo ukwezi uku, ntiyatubwiye ngo umwaka uyu, ntiyatubwiye ngo isahi, ariko yagiye atwereka ibimenyetso dariri nazo ziriko ziratubuka mu maso yacu ko ziripanga ku busitani ariko abanyabwenge ntibabibona, ariko abapfu barengera ku mazi gatu barabona isa rikaba uko byahoze niko biri. hari amagambo Petero yanditse mu rwandiko rwa kabiri aravuga ngo abantu bo muri iyi minsi ngo bigiza nkana ngo barafumba amakusudi biyo bagiza nkana bakavuga ngo ayo masezerano yo kugaruka kwiwe ibintu uko bihora uko byaye ko bihora uko kw'abantu ari ukurongora no gushingira no gushingirwa ari ukubyara abantu bagapfuka abandi bakabyara bakarera intambara zikaba abantu bagapfa abandi bakabaho bamwe bagakena abandi bagapfuka si uko si ko isi imeze. Ni ukuri nuko bariko ibintu bazabyigiza niba yigizwe reka watafumba makusudi ndiyo bangana cyo bibibusa cyane. yes ariko twebwe abumvise ijambo ry'Imana umucyo ubutumbuka waratumurikiye kandi tugahabwa amavuta y'umwuka wera. yego tuyavigame neza Imana ishimwe. kandi mukondo w'ayo mavuta n'ubu Yesu acyakomeza kumimina roho yake yani moya mu Yakobo 282 igice mu gitero cya kabiri cya gatatu aho n'amafuta yani eba yakomi ayo mavuta y'ubuntu bw'Imana ntare ari kubibi gusukwa mu mitima y'abantu bafite amatabaza yababoneye, abantu bafite imbere bafite ububiko bwayo ko bakongera muri depo yabo muri tanke yabo ko bakuzuza amavuta kugira ngo be kwaka muri depo. Imana ishimwe. Amina. Amina. Kwanga gusukwa gusa muri mu mperezo zabo kugira ngo izuzure bagume abagore bashyira mu itabaza ryake bake bageze ucya bazayize mu gitoro n'ukuri ariko abandi amatabaza yarahengeye ni ingesi gusa umutima wahindutse ingesi ubupfu bwarabateye barapfubazika baribagirwa ntacyo bibaza kubyimperuka. yego ari muri ibyo avuze ngo yema bari muri iyi si ngo ntacyo wibaje kubyimperuka. hari icyo twahawe cy'igiciro twahawe ubugingo buhoraho tumukorere kandi tumuhirimbanire cyane. ni ukuri amagambo ya Yesu yavuze ngo ubwami bw'Imana buratwara uhereye cyane umubatiza ubwami bw'Imana buratwara witwara nizo zabo kwinjira batawuteka twitare gusa ngo musinzire mugogonora igitotsi gusa umuntu ubonye gusa ahage ngo anenepeshe matumbo ya kupungukiwa ufahamu. yego ariko amahirwe kuri wowe wuzuye Imana ufite amavuta y'umwuka wera. Imana ishimwe. hari igihe uzibwira ngo byose ni ukuri kawaida reka nzongera kandi ngendere kuba haje uzoje kugura maze gukora ibi ngibi reka maze gukora ibi ngibi maze mwishukuru zaje komeze muri ibi ngibi shakisha ibindi naje kwitera hejuru ubone gusa wacikiye umugani w'abantu. ariko iki jambo ry'Imana iratubwira ngo uko babwiye niko Yesu yavuze ngo ndakibwira bose ngo nimwe maso. Amena. yani ngo twaririmbye ku gitero cya nyuma yaje kuvuga ngo inama Yesu abagira ni nimwe maso kuko mutazi igihe umwami wanyu azagarukira. yakwiriye gukura amaso dutegereje kuko azaza. tuba abakobwa b'abanyabwenge ntitube abakobwa b'abapfapfa b'ibipfu.
nawe uzobirebe umukobwa w'igipfu nyine azashinga agahera aho ngaho nta muntu uzamusaba none se tuzojana igipfu kitagira itekerezo ko turi umugeni twaritswe dutowe umubwira ngo Yesu azajana umugeni w'igipfu azajana umugeni ufite ubwenge umugeni ufite isuku umugeni urimbishijwe kandi utunganye amen kandi twahawe ibintu bikwiye byose by'umurimbo byo kudutunganya twebwe Imana yahaye ijambo ryayo Imana ikaduheza umwuka wayo ikaduheza impano zayo zose zagaze kuko Imana yabishatse kugira ngo batahe muri ayo yavuze ngo se ngo abantu bazorokoka bate n'ibirengagiza agakiza gakomeye ukabuzwe n'umwana wacu Yesu Kristo ngo abantu bagahandirizwa n'abamwumvise Imana ifatanije ibimenyetso no guhamya ngo n'ibitangaza ngo n'impano z'uburyo bwose zagaze kuko Imana yabishatse none twahawe ibyo byose amaze tubyirenga anapewe sifa amena haleluya Imani ryabaye turafite n'iryacu ni kuburi ibyavuze ngo maneno ya Mungu ni kwetu ni chakula chetu ni dawa yetu amena ni chakula chetu ni dawa yetu ni roho yetu nguvu ya kusaidia mkristo katika safari yego amena tukagira n'umwuka wera niko no muri ufite umwuka wera w'Imana ngo ni utuyobora buri munsi amina umwuka wera w'Imana ni utuyobora buri munsi atubwira ngo nimugende mutya Yesu yawuduhaye akatubwira ngo ntuzatuyobora mu kuri kose tuzabapfu tunanirwe no kuyoborwa n'umwuka wera tuyobore kuyoborwa n'ijambo ry'Imana maze tuzitwa abagabo oya Imana ishimwe yani kigata gikomeye amina arababwira ngo reka mbabwire n'abakwereye umugabo umwe niwe Kristo yego n'abakwereye umugabo umwe niwe Kristo turi abakobwa baritse turi abari baritswe turakora turi n'impano cyane igiciro cy'iki cy'izahabu tutazaniraza amashashi abanyamurenge bazaga bakakobwa abanyamurenge yego ibi n'imisago ubu ngubu kwa abanyamerika bagakwa amadolari ibihumbi twakowe impano y'igiciro amaraso y'umwana w'intama atagira intege amina amina uturanga kuko turi umwari waritwe uzojanwa na Kristo akaza kugirana indobo nawe bakaba muri mariage yego haleluya tuba abanyabwenge Imana ishimwe tuba abanyabwenge Imana himbazwe twite ku iherezo ryacu tuba abanyabwenge twite ku iherezo ryacu ntidutange ngo tugire imbaduko kumwitangira ariko tureke kuzarangiza neza yego icyo umwuka wera dushakaho ni iki ni ukwita ku iherezo ryacu tukazagira iherezo ryiza Imana ishimwe ubwami bwaraduteguriwe bwaraduteguriwe buriya bwami bwo mu ijuru ni ubwacu asante ubwami bwo mu ijuru bwaradutegurijwe twebwe abazitwara nk'aba bakobwa batanu b'abanyabwenge tuzinjira muri bwo tujye muri sherehe tubane na Yesu hariya muri sherehe ni ukuri mu bukwe bwa Kristo Yesu turirimbirwe n'abamarayika batabarika bacuranga inanga baririmba indirimbo z'imikino nziza cyane zigenda umuje umwe amina biradutegereje ni ukuri abakobwa b'abanyabwenge birabategereje haleluya usarire n'ubu
tureke n'igihe kizaza ngo kujyana k'umuryango k'umugeni habe n'umukristo ukishijwe iyo apfuye umukobwa w'umunyabwenge iyo ahamagawe agakurwa mu isi ni ukuri muzamusoma igitabo cy'umugenzi mukabona ukuntu yohana ukuntu yane uriya mugeza ngo yeretswe iyo ageze muri paradizo ataranagera no mu ijuru ageze muri paradizo yego ukuntu aza yakirwa amina amena amena ukuntu aza yakirwa yego ngo azamara kwakirwa akaririmbirwa yinjira muri paradizo ngo hari ijuru ryayo iriya mu ijuru ry'imana ituyemo ngo izamba zikavuga ngo arashoje igihe kiwe yitwaye neza mu munyabwenge yitaye ku iherezo ryiwe imana ishimwe imana himbazwe amina haleluya haleluya biturize byiza nk'abana b'imana kuri ngo tuba bacu ni ukuri tubazike tube batagira ubwenge yego aho babuze bavuze ngo bandikiye ikasa ry'ikorinto arababwira ngo mwitekerezeho ngo hari mwoba muri abagabo yego ni ukuri muramenye ntituboneke amagawa imana itubabarire tuzabwirwe ngo nimuva hodi n'imbazi simbazi sinigeze kubamenya sinzi iyo muturutse nimuze imbere amen amena aba bapfu rero bakerewe batari biteguye batatunganije tuzagusoma ngo yesu azababwira ngo simbazi nabo ngo baze batanga izindi mpamvu ati se natwe twaririye imbere yawe twariraga imbere yawe twazaga twinjira amateraniro tukumva ijambo ryawe tukabigutano twatanze amasadaka kimwe n'abandi ndetse twigeze guhanwa twarahanuye mu izina ryawe ariko murumvira abantu haba batanga impamvu ariko maze babwira ngo ibyo sinigeze kubamenya mwatuyobora abakuru mwarahanuye mwabaye mu ikanisa ariko mwabaye kuba maso yego kundi igitabo cy'umugenzi cyane amagambo ya mukristo agegara kwa musobanuzi bamwereka igishushanyo cy'umuntu wari mu kazitiro ngo yicaye yitwikiye itama bagaragaje umubabaro kandi basuhuza umutima kubera gupfa bunyane wari ko werekwa abantu bamwereka agatese umuntu n'ikigitumye ameze atya agaragaje umubabaro ati urambaza wibarize wegera kubwira aramuha agatese wa mugabo nigute uko nguko umeze aramusubiza ngo uko ndi siko nari imeze nuko ntari ni ukuri byatewe n'iki ati nibwiraga kuko ntunganiye imana kandi nkibwira yuko ntunganiye n'abandi bantu none ibi byakubaye n'ubuti ati nanone no kuba maso no kwirinda nananiwe no kuba maso nanirwa no kwirinda yego ibyo bimaze kumbaho garikira isi isi iraza ngo ininjiramo imare kuzamo mafamagaye satani n'abadayimoni baraza baranishirana ariko murumva izo mpamvu yego ni ukuri ati ngo njye kwisanga nisanga nisize mu kaga ntakibashe kuvamo niko kaka kazitiro mwana we atese ntiyakiriho umwanya w'imbabazi yewe urati kera kwihana kwamfuweho ni ukuri roho ya neema amekwisha kuniondoa kuondoka kwangu ati ahasike gusa tegereje umushingi uzajya w'Imana uzajya ku mwanzi w'Imana wifashe uzajya ku mwanzi w'Imana ibyo birafika
muze muba amaso murinde imitima higwe mu gico ngo muba abapfu muzaje guteshuka nimusiga mutanga impamvu ngo natwe twarigishijwe twarahanuye bakoze imirimo mubwirwe ngo yaye sinzi iyo muva sinzi n'iyo mushya sinigeze kubamenya ariko abanyabwenge bita ku iherezo ryabo ni ku ijambo ry'Imana ritubwira abanyabwenge bita ku iherezo ryabo ibyo bikorwa ukiri buzima kwikontorora ninone ukiri buzima kumurijuza uko yarivye ngo Yesu Mwokozi aita kwa Pedro akabigitero kimwe kama ngo leo ugari muzima jo kwa Yesu leo ugari manishimwe tukiri muri ubuzima bwacu bwano niho dutegurira ubuzima bwacu bw'akazuza muri ubuzima bwacu dufite bwano nibo dukwiye kumurika tukagira amavuta y'umwuka wera amatabaza y'azinde umukwe naza tuzijane mu amen dushoje ubabwira ngo ni mwe maso kuko mutazi umunsi cyangwa mumenye igihe umwami wacu azangarukiraho biradukwiye kuko tuba twiteguye turi maso k'abakobwa dufite ubwenge Imana idufashe kandi Imana iduha umugisha naho ubutaha reka dusenge mwami Imana aya magambo tuyavuze ku bwenge bwawe yego Yesu iwe wayavuze si twebwe kandi abo dusubiriye muri aya magambo n'abana bawe ko turavuga ayo bavuze duhugura kuko ijambo ryatubwira ngo duhugura n'ibikitwa uyu munsi abatwumva ubaha umugisha kandi ukingura amatwi y'imitima ukingure n'ibitekerezo by'abantu n'ubwenge bushyire ku gihe ntituba abapfuku byo kumenya ubushake bwawe turagusabye data mu izina rya Yesu amen amen